kwicisha bugufi mbere na mbere ni ukwibuka ko uzapfa, ibyo biba bihagije ukahita uca bugufi kandi utamenya n'igihe uzapfira tu. Njye rero nibutse ko nzapfa, cyangwa buriya nkunda no kujya gushyingura abantu kurusha kujya ku biriyo. Kubera buriya abantu bambwira ngo runaka yapfuye tujye ku kiriyo, nkavuga ati nshobora kujya ku kiriyo n'ejo nkajyayo, umunsi wo gushyingura singeyo. Kandi iyo ngiye kwishyingurira mpava niyibutse, nitekerejeho, ntigiye byinshi nyine tu, mpita ndeba imva zose zihari, nkahita ndeba upfuye, imishinga yari afite, ukuntu wenda nawe yari akiri muto atarazi ko yahita apfa uwo munsi cyangwa muri iyo minsi, nanjye nkibuka imishinga mfite n'ibiki byose, ugahita wibuka ko uko wakwigira kose akanya kariho kose wapfa. Yego njye nzapfa nyuma yanyu, ariko nyine birafasha. ni sawa ra tuzipfire nyuma yacu. Nzasige mfunze urugi se. Uzibuke gusa usige ufunze urugi koreho na wifi. Diaspora connection ati kuki atwika ibitabo, nyango ni foto yaragerageje kugarukaho. Filime yitwa Visa vakoze urayibuka se? Nayikoze kera. Okay, niyo bavuze ngo bakunda ati yasoni filime yitwa Last Ship, niyo yakoze neza ku buryo burenze. Nagawo caravuze ati niyo filime yakoze yemeye, izindi ntago yazemeye. Ako ga filime kari keza, ariko twese twamenye ko ari nziza nyuma. Iyo filime Last Ship manisha, iyo filime nayikoze kera, sinabigeze gukubwira ngo iyo filime barayimaye ndeba episode 2 mbona ibintu ngo by'ibyorezo n'ibiki, ndajugunya ndate naho nzayikora. Junior ava ku ishuri yarakiga, araza arambwira ati mani wamaye filime nkora, twakoreraga ahantu hamwe, amaye filime nkora, mpita mfata cyane, mfite agaseri keza k'akanyakoreya nataka naho nkamuha, mpita mujugunyira Last Ship. Nifata iyi ngiyi filime abakobwa bazayikunda. Nawe arebye episode 2 biba nkuko nanjye narebye bikamera ati iki nta filime irimo kabisa. Nawe arayanga, twese twayanze. Ni kwa kujya kusangira agafanta rero n'abajama, sangira n'umujama wayirebye yose yarangije arambwira ati iriya filime irarenze. Yari ari kuyimbwira atazi ko nanayibonye, ati ni filime mani igeraho bikagenda uko igeraho nyuma bikagenda uko, ndabati ibyo bintu byose biri muri kiriya gifilime nabonye ari kibi. Arambwira ati ibyo bintu byose birimo, mpita ngenda ndayikora. N'abakobwa bahita bayikunda. Okay, niyo mpamvu mvuga bakiri kuyikubaza, ariko ni kera nyine tu. Ni imbere ya corona ho kera cyane, imbere ya corona ho gatoya. Ati bitewe n'ibyo akora, ubukwe bwe arabuteganya ryari? Buzaba twagisubije tukiri epfo. Buzabera he? Cyaza ariko twagisubije tukiri epfo, Kirene yangambaniye nyine tujye twikomereza. Yarampemukiye aho ndika muga ubwo amakosa yanjye ngiye kuya gushyira bagiye bayakubaza, nabonye urwitwaza. Arengana sha baye bakurenganya nk'umwaka wundi w'icumi. Aho ikibazo ufite ni nk'icyanzo muri mu ndangamirwa. Kwa mama kwini ari kubomora. Muri kubomora. Ramuvandimwe aratwika cyane ngo naramubomoye. Barabatipe ndabegera kabisa. Yeye ati ewana Pushpa iri imbere cyane, ati ni mastermind wagasobanuye pe. Sanawe ngo yimese shaho kanga komana. Iyo filime nagura ireba ire. Aha, nzi ko buri waguza abonema. Mumbarize ko nakibona Arafat Kaboy yaramwirukanye. Nakwirukana boss wanjye. Arafat nagakiba mu Rwanda mani yabaye diaspora, abari batabiza babona yaranabibahishe ngo ataboherereza ku madolari, niyo mpamvu mutakimubona turi kumwe nyine yabaye diaspora. Okay, nago ya diaspora wahe. Arafat Kaboy ikindi yakuranye na Irene Nzu ku yindi bafatanye gutya, ni mwene wabo wakagombye kububiza. Arafat nagakiba mu Rwanda mani yagiye guhiga umufungo maze umwaka ndumva urimo.
ni fresh cyane. ni fresh, nayabona azaduheho, nayabona azatwibuka buriya azatwibuka ubwo yageze mu bwami bwe. Iyo ubonye abana ba Junior Giti n'umugore we, wowe wiyumva ute, witekerezaho iki? mpita ndeba nanjye abanjye nkahita mvuga nti aba bana bafite tonto na tubyara twabo nyine. nzi ndeba abana b'abandi bakoresha iki nyine, ndababona nkabona n'abana beza, ni n'abashuti banjye bose, urumva ndi tonto wabo. Abana ba Junior ni inshuti zawe? Abana ba Junior ni inshuti zawe? oya genda mana yanjye, cyangwa subira kwicara hariya ngaho ngwino bakubaza utubazo tumwe na tumwe. Niba basubiza utubazo nkatungaye, baburetse kwegako kagibizo ubwo bitangiye kugenda bita buriya hari tubivuge se mada afite indirimbo na melody yitwa Madamu, turayigarukaho noneho Madamu uri kumva ushaka kuba ko agiye kubomora nawe. Uburetse gato tugiye kurangiza gaho, ihangane kabisa. Rocky Kimomo ibibazo bibaza kuko udashaka ni byinshi cyane. ese kuki abantu bashaka ko ncanda umwana? Sinzi impamvu abantu bashaka gushyikurongora, menye bararambiranye bankubite pasi, abo bantu bose bari kuvuga ngo ndongore bande komanda umukobwa avuga ati hano dufite umukobwa w'umwana mwiza, akoroka wabuze umukobwa umuhuza muri ubu. nahurira he nawe? ngiye mpora muri studio ndi gukora, ntabwo njya mpfa kubonana nawe. abo ngiye no gutereta nabo bambwira ko badashaka umuhungu umeze nkanyu, ariko nyuma nkabona barongoye kwa kundi. ni ikibazo twikomereze. Naramukunze muri filime yankoreye cyane yitwa Pinocchio cyane, ngomba kubona ko nkunda kubona inkuru irimo ihura na realite yacu. Urayibuka se wowe? Bazi ko baranabyibagiwe. Niriye somo ry'ubuzima bwamwigishije n'ubu akigenderaho, much respect, yitwa Ishimwe Elogio. irihe somo se kandi ko ubuzima buri munsi bunyigisha ndamenya ari irihe? Hari n'undi wese ubaza munsi ngo yize section zingahe ko tubona afite ubwenge bwinshi? Niko babibona? Yego. Ubwo rero ntubatenguhe, gerageza utange isomo ry'ubuzima. Abana umukameramani wa Irene n'imbwa abafite umunwa ariko ntago abantu bajya bamwumva ngo bamenye bari ku bantu batamuzi. Nawe manager wa Chris Easy afatanije na Johnny, ariko umunwa bafite urarenze. Amwita Tarawore. Iki kibazo ngo kirimo ubwenge bwinshi cyane. Uravuga section wize? Nize mate conjugaison. Man, ni kuri abigenze se? Wize mate conjugaison? Oya nta mutima mubi.